mwaka w'1796 umuhanga mu bya siyanse Edward Jenner yafashe urushinga avoma amaraso y'inka yari irwaye ubushita ubundi ayatera umwana w'imyaka 8. Edward Jenner yari afite umugambi wo kurinda ikiremwa muntu iyo ndwara itazakwirakwira mu bantu igahitana benshi nk'uko ubushita bwahitanye abanyaburayi. Ubushakashatsi bwe bwagezweho, uwo mwana byarangiye afite urukingo rumukingira ubushita. Edward nawe aca agahigo ko kuba abaye umuntu wa mbere ukoze urukingo. Nanone wakwibaza ngo ese yabikoze ate? Kugira ngo twumve neza uko inkingo zikora, tugomba kubanza kumenya neza uko igisirikare cy'umubiri wacu kirwana cyangwa kikanarinda umubiri umwanzi wese wadutera. Iyo udukoko dutera indwara duteye umubiri wacu, igisirikare cy'umubiri wacu gikora ibikorwa byinshi bitandukanye kugira ngo kirwanye umwanzi wageze mu mubiri wacu kandi kimenye n'amayeri y'umwanzi. Ibyo bikorwa abasirikare b'umubiri wacu bakora iyo batewe n'umwanzi birimo nko gukorora, kwitsamura, umuriro mwinshi n'ubushye. Ibi bikorwa byose biba bigamije kurwanya icyorezo cyangwa se indwara. Ibyo bikorwa by'ibanze maze kubabwira bituma hakurikiraho intambwe ya kabiri y'ubwirinzi aribwo bwitwa adaptive immunity cyangwa se kwiga umwanzi uri no kumurwanya icyarimwe. Ni ukuvuga ngo hari uturemangingo dushinzwe kurinda umubiri wacu turimo twitwa B cells na T cells. Iyo microbe igeze mu mubiri wacu, B cells na T cells zihutira kujya kurwanya umwanzi kandi zigatara amakuru y'uko umwanzi yitwara ku rugamba, uko arwana n'uburyo bwo kumurwanya no kumenya intege nke ze. Aya makuru yongera kwifashishwa iyi ndwara imeze nka ya yindi yongeye kugera mu mubiri wacu, kandi iyo urusha umwanzi amakuru uramwemeza bigakunda. Nubwo iyi tekiniki iri mu bwenge bwinshi, umubiri wacu ufata umwanya munini kugira ngo witoze kurwanya indwara no kubaka uburyo bw'ubwirinzi. Ikindi ni uko iyo umubiri w'umuntu ushaje cyane cyangwa se ukaba umwana mutoya cyane atewe n'indwara azahara bikomeye. None se turamutse duteguriye imibiri yacu guhangana n'umwanzi mbere y'uko hagira urwara, aha niho urukingo rugirira agaciro gakomeye cyane. Bifashishije amahame na tekinike y'igisirikare cy'umubiri, abaganga bahugura abasirikare b'umubiri wacu bifashishije urukingo ku buryo ubudahangarwa bw'umubiri wacu bwitegura guhangana bihagije hatagombeye ko indwara idutera ubwayo. Bikorwa bite rero? Hari ubwoko butandukanye bw'inkingo kandi zikora ku buryo bwihariye. Urwa mbere hari urwitwa live attenuated vaccine. Uru rukingo ni indwara batera umuntu cyangwa se inyamaswa, ariko rukaba rufite intege nke cyane. Umubiri urwana n'iyo ndwara bikarangira indwara ineshejwe, ubundi umubiri ukabika amakuru ugatangira no kwitoza kuyirwanya birushijeho. Urukingo rwa kabiri ni urwitwa inactive vaccine. Uru rukingo ni abasirikare b'indwara bishwe mbere y'uko bajya mu mubiri w'umuntu. Ubu bwoko bwombi maze kuvuga haruguru ni indwara zishwe cyangwa zaciwe intege hagamijwe kwirinda ko zahakura kandi zikarusha umubiri wacu ubudahangarwa, ubundi zikatuzahaza. Ibi ntibikuraho ko umubiri wacu zifatanya indwara ziri siriyasi cyane. Impamvu ni uko uturemangingo turwanya indwara iyo tutamenyereye ikintu turahurura cyane kandi tukayirwanya twivuye inyuma. Uzi ikintu gica intege abavumbuzi b'inkingo ni uko bagorwa no gukora urukingo rufite ubuzima kandi ruciwe intege. Iyo uru rukingo rwaciwe intege rutewe abakuze cyane cyangwa se abantu bafite intege nke cyane, rimwe na rimwe birangira barwaye biriseriye. Ni kimwe no gukinisha kurya ugahaga. Urugero ni nko muri COVID-19 ubwo baduherezaga inkingo, hari abo bazihaga bikarangira zibahitanye. Gusa iyo urukingo rwabanje kwicwa narwo ntabwo rutuma ubudahangarwa bw'umubiri buramba cyane. Reka tujye ku rukingo rwa gatatu ari narwo rwitwa subunit vaccine. Nimvuga subunit vaccine wumva urukingo rukorwa mu gice gito cy'umwanzi. Mu yandi magambo bafata agace ka microbe cyangwa se virus, aka gace kitwa antigen. Iyo antigen ntugire ngo iroroshye kuko nayo ikanga abasirikare b'umubiri bagahangana nayo nk'aho bahanganye n'indwara yose, ubundi bakabika ayo makuru. Abanyesiyanse bo muri iki kinyejana barimo kubaka ubundi bwoko bw'inkingo bifashishije DNA. Ngo DNA ibyo se ni ibiki? Iyo bavuze DNA ujye wumva igice cy'akaremangingo gishinzwe kubika amakuru no kugenzura imikorere y'akaremangingo k'umubiri. DNA ni ibika amakuru ku buryo umwana avuka asa na se cyangwa se nyina cyangwa se nyirakuru. Izi nkingo za DNA nizigerwaho rero zizajya ziterwa umuntu nabyara umwana nawe avukane bwa budahangarwa, nawe nabyara undi isheni ikomeze. Izi nkingo za DNA kubera ko zizaba zitarimo ibindi bice by'umwanzi birimo za poroteyini cyangwa se antigeni, bizarinda ko indwara ishobora gukurira mu mubiri w'uwakingiwe niyo yaba ari umusaza cyangwa se uruhinja. Ubu buvumbuzi nibutanga umusaruro ushobora kuzahindura amateka y'ibyorezo ku buryo hari izindi ndwara nyinshi tuzibagirwa burundu, harimo nka sida, malaria cyangwa se Ebola. Hey,
nagiraga ngo ngushimire ko tugeranye ku musozo w'iyi video, uko bisa kose wayikunze kandi wabonye ni nziza cyane. Nk'uko mubizi rero dusanzwe dusaba abantu badukurikira kugira ngo nabo badukorera favor ntoya. Urabona ubushakashatsi bwadusabye umwanya uhagije, uramutse ukanze subscribe ugakanda kuri notification kugira ngo video y'ubutaha nayo uzayibone, byaba ari byiza byadushimisha. Ikindi uramutse ukanze ahangaha wareba video ikurikira, wakanda ahangaha nanone ukaza gukanda subscribe bikoroheye. Ibirenze ibyo ngibyo gumana natwe. Hands on head, Delacha.